Amazina ye nyakuri bamwita Itayiwacu Bruce, yamamaye muri muzika nyarwanda nka Bruce Melody. Uyu mwanya rero uyu ni umuhanzi wacu Bruce Melody, akaba ahatanye n'abarimo Diamond Platnumz mu bihembo bigiye gutangirwa muri Nigeria. Wumve yuko uyu Bruce Melody ariwe uciye agahigo, niwe munyarwanda wa mbere ubashije guca agahigo ko kuba yajya guhatana n'abarimo Diamond Platnumz mu ibihembo bigiye gutangirwa muri Nigeria. Wakibazaho n'ibihembo ki bigiye gutangwa ku nshuro ya kangahe? Uwitabira ibi bihembo abasabwa ibiki, ni iki bagenderaho kugira umuhanzi abe yajya mu bahatanye? Reka bari byo turebera hamwe muri rusange, ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Bruce Melody rero uri mu bahanzi bamaze kwigwiza ibigwi mu muziki nyarwanda, ahatanye mu bihembo bya The Hearts Award bitangirwa muri Nigeria, bigiye gutangwa ku nshuro ya 17. Uyu muhanzi Bruce Melody niwe muhanzi wo mu Rwanda ugiye kuba wabyitabira ku nshuro ya mbere. Ibi bihembo rero bihatanyemo abahanzi batandukanye bakomeye mu muziki wa Afurika, barimo Udumudu Bravak uyoboye abandi, uhatanye mu byiciro bitanu muri ibi bihembo. Urumva yuko rwose uyarakomeye kubera yuko mu marushanwa 5 yatambutse hashize yarahatanye. Hakaba harimo kandi n'umuhanzi ukomeye cyane bita Ayra Stars, hakaba harimo n'uwitwa Sherry Poppy ndetse na Mohabad uwitabye Imana muri 2023. Bahatanye mu byicaro bitatu buri umwe. Urumva yuko ni ibintu aba ari byiza cyane. Bruce Melody rero nawe ahatanye mu byicaro by'abahanzi bakoze neza muri 2024 bakomoka muri Afurika y'Iburasirazuba, ahatanye n'umunyakenya Bien, akongera agatana na Diamond Platnumz ndetse na Jux bo muri Tanzania ndetse Gandekazi Azawe. Urumva yuko ni ibirori bizaba biryoshye cyane. Ibi bihembo rero bizatangwa ku itariki 5 Mata 2024 mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Bruce Melody ahatanye muri ibi bihembo mu gihe aheruka gushyira hanze album yise Careful Generation, na album iriho indirimbo 21 zirimo ihimbaza Imana. Kuri iyi album nshya ya Bruce Melody yunamiye umubyeyi wiwe ubwo yayisogongezaga abakunzi ibe 500, yaguzwe $23,182 n'amafaranga 400. Urumva yuko na album yakunzwe cyane, yamwinjije amafaranga atari makeya, ndetse n'abarimo Munyakazi, abo ni abaguze album, Munyakazi Sadete ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Iyi album ye ya gatatu ya Bruce Melody yashyize hanze igaragaraho umuraperi umwe rukumbi ariwe Bulldog, izindi ndirimbo zose yazikoze ari umwe gusa. Uyu muhanzi amaze iminsi mu rugendo rwo kwimenyekanisha mu muziki we ku ruhando mpuzamahanga, ndetse iyi album aheruka gushyira hanze ni album yamwubakiye amateka rwose, ni album yatumye ava ku ntera imwe akajya ku yindi. Reka nkomeze ngushimire wowe twabanye mu ikiganiro, ngende Ntakuritimana Obedi, uracyari kuri Rwanda in Future. Ciao ciao.